Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye. Wa mugabo, nubona ufite ibimenyetso ngiye kuvuga aha ngaha, uzihutire kwa muganga. Wa mugore we, nubona umugabo wawe afite ibimenyetso, ntuzabane nawe igihe kinini mutagiye kwivuza. Impamvu ngiye kuvuga ibi ngibi ni uko usanga abagabo benshi bahura n'ibibazo bakagenda babisuzugura. Uko abisuzugura, ibibazo byo ntabwo bimutegereza, byo bikomeza gukura kugeza ubwo bizagera igihe bitagishobotse ko ibyo bibazo bivurwa. Rero ni ibibazo urumva, ni utubazo urumva dusa nkaho ari utuntu tworoshye, ariko uko ndagenda mbisobanura niko uragenda ufunguka amaso, utangire kumenya ko ari ibintu bikomeye usuzugura kandi bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Reka rero tugende buhoro buhoro. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ukagukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. Icya mbere ukwiye kumenya, igihe umugabo atagishukwa mu gitondo, umugabo utagishukwa mu gitondo cyangwa umusore wese utagishukwa mu gitondo hagati ya saa 10, saa 9, saa 10, saa 11 kugeza utagishukwa mu gitondo, ibi ngibi bikaba bimaze ibyumweru byinshi cyangwa amezi menshi, jya kwivuza hakiri kare. Ushobora kuba wicaye aho ngaho nta hantu ubabara pe, ariko uku kudashukwa konyine biba bimeze nk'umugore cyangwa umukobwa utajya mu mihango. Arega mugomba kumenya ko uko abakobwa bajya mu mihango buri kwezi bagira icyo bita cycle mensuel, cyangwa cycle lunaire. Niyo bita cycle y'abagore, ni cycle lunaire. Mu bagabo bagira icyo bita cycle nictéméral. Cycle nictéméral ni ukuvuga cycle y'abagabo iba buri masaha 24, buri masaha 24. Nk'uko rero umugore agomba kubona imihango buri kwezi, ni nako umugabo agomba gushyukwa buri munsi, buri mu gitondo. Impamvu ni ukubera iki? Ni uko muri icyo gitondo aribwo umubiri wawe uri gutanga sinyale yuko uri gukora neza, ko amaraso ari gutembera neza, ko imisemburo ya testosterone yakozwe mu buryo buhagije, ko umubiri wawe muri rusange, umutima n'ibindi biri gukora neza. Iyo rero umaze icyo gihe byose bitaba, amaraso ntabwo bari gutembera neza muri icyo gitsina cyawe, cyangwa imisemburo yawe iba yagabanutse, ari naho hahandi umara cyagiye ugasanga udusabo tw'intanga n'igitsina bisa nkaho byagabanutse. Mu by'ukuri ntabwo ari uko biba byagabanutse, ahubwo ni amaraso aba atagitemberamo. Kubera ko utari gushyukwa, kubera impamvu turaza kuvuga muri iyi video. Ikindi cya kabiri rero, nimba uri umugabo, igihe cyose ugiye gukora imibonano ukaba uri muri bya bindi byo kurangiza vuba, ugasanga nta gihe igitsina gifata umurego ngo kibe cyakomera ku buryo wamara iminota 2, iminota 5, iminota 10, iminota 15 uri gukora imibonano. Ugasanga wowe mbese ni amasegonda umva ukozaho urangiza. Ibi ngibi ni bibe ngo ni icyago ufite stress ngo ni biki, ukaba wamara ukwezi, amezi 2, amezi 5, amezi 6, umwaka wibera muri ibyo ngibyo. Ugasanga ahubwo bitangiye kugushwanisha n'umugore kubera ko wowe udashaka kwivuza. Papa, wajya kwivuza uri kurwana n'ibintu, ntabwo uzi ko ibyo uri kurwana nabyo ngo wanga kujya kwivuza ngo bataguca amazi, ngo wowe ntabwo wajya kwivuza biriya ngo siriya ni indwara inakomeye ahubwo niba utabizi. Gusa reka nkubwire inkuru, ntabwo ari indwara, ahubwo ni ikimenyetso cy'indwara ikomeye iri mu mubiri wawe. Iyo ndwara niyo turaza kuvuga, ariko kandi ugomba kumenya ni igihe utagigira ubushake. Wumva mu by'ukuri ubona umugore, ubona umukobwa ni mwiza, umugore wawe iyo nyine yakuyemo muri kumwe mu cyumba ubona rwose ubishaka, ariko kugira izahaguruke bikanga neza. Papa, jya kwivuza. Wa mugore we, niba ufite umugabo umeze kuri ibi, jya kumuvuza. Ikindi tugiye kongera, nimba uri umugabo ukaba igihe cyose igitsina gifashe umurego uri kubabara, igitsina cyafashe umurego kikababara, cyangwa ukababara mu dusabo tw'intanga munsi, ukumva hari uburibwe buri aho ngaho, jya kwivuza hakiri kare, uri kurwana n'ibyo utazi.
jya kuvuza umugabo wawe, mureke gukinisha ubuzima. Kubera iki? Kubera ko hari ibimenyetso hari. Ariko nanone reka tuvuge abandi bifata nk'aho ari ba kibamba, ba bagabo bamara iminota 40-50 bari gukora imibonano, kurangiza bikanga, cyangwa bagatinda kurangiza. Umva agakora imibonano isaha, umva kurangiza bikanga neza neza, cyangwa akamara iyo minota akaba aribwo abasha kurangiza. Uri kugira ngo niko kuba umugabo, nyamara urarembye, ugomba kwivuza hakiri kare. Ibi ngibi byose rero biterwa n'iki? Duhere ku cya mbere. Wa mugabo utagishuka mu gitondo aba afite ibibazo bibiri. Aba afite ikibazo cy'imisemburo itari ku murongo, imisemburo yahungabanye, cyangwa akaba afite ikibazo cy'uko imitsi ye yazibye. Imitsi ziba kubera iki? Kubera diyabete. Ushobora kuba utararwara diyabete ngo bigaragare, ujye kwihagarika buri kanya, uhora ushonje, uri kurya buri kanya, unywa amazi menshi, ahubwo bigatangirira hehe? Muri ya mitsi itwara amaraso ku myanya y'ibanga yarazibye, amaraso atakigeraho neza. Iyo amaraso atakigeraho neza, mu by'ukuri akenshi usanga utaragera muri faze ya diyabete nyirizina, ariko uri muri faze yita pre-diyabete. Abangaba ni nabo usanga ari kugenda abyibuha. Muri quartier bakaba bakwita ko ari wowe bose, mu by'ukuri uri bose mu ndwara, ukungahaye mu indwara. Izo ndwara akaba ari zo ziri kugutera bya bibazo byo kudashukwa mu gitondo. Ariko nanone ibuka, ushobora kugira ibibazo byo kurangiza vuba kubera stress. Stress y'igihe gito ntacyo bitwaye, kuko iyo imanaginze bihita bikira. Ariko stress imaze igihe kinini ni nayo igutera cortisol. Imisemburo ya cortisol ikorwa ari myinshi, imisemburo ya cortisol igatuma isukari ikorwa ari nyinshi. Ibi ngibi bikagutera diyabete igatuma udashuka. Niyo mpamvu twakubwiye, ntabwo ari bya bindi by'umunsi umwe ngo uyu munsi warangije vuba ngo uhite wiruka ujye kwivuza. Uyu munsi wabyutse, ntabwo wabyutse igitsina cye utafashe umurego ngo uhite wiruka ujye kwivuza. Ni igihe byamaze ukwezi, amezi 2, amezi 3, ubona bikomeza kuza, jya kwivuza, sibyo? Ikindi ugomba kumenya, ushobora kuba imyakura yawe nerves ni ibiki, cyangwa imyakura ni ibiki? Reka ngufate. Iyo umuntu akunoshe, si ubabara? Iyo umuntu agukozeho, nubwo waba utamubonye, si wumva ko yagukozeho, ukumva ko yanagukozeho ku kuboko? Ibyo bijyana amakuru ku bwonko bwawe kugira wumve ko hari umuntu wagukozeho cyangwa wagukomerekeje. Niyo myakura. Rero hari igihe imyakura yahariye ku myanya y'ibanga yawe iba yarangijwe n'isukari ufite mu maraso nyinshi. Ibi ngibi rero ugomba kubyivuza hakiri kare. Niyo mpamvu turi kukubwira ugomba kwivuza hakiri kare. Ariko nanone reka tugere kuri ba bagabo baribwa igihe barangije. Igihe urangije cyangwa igihe uri gushyukwa ukaribwa, ushobora kuba urwaye prostate utabizi. Prostate ntabwo ari indwara, prostate ni urugingo. Iyo prostate yawe iyo yarwaye indwara zitandukanye, igihe cyo gushuka ushobora kubabara, cyangwa igihe urangije ukababara, cyangwa igihe urangije ukabona hari amaraso mu masohoro. Ugomba kwivuza hakiri kare. Ariko ikindi ugomba kumenya ni uko ibi ngibi yari iby'igihe gito nk'uko nabikubwiye, ntacyo biba bitwaye. Ariko iyo bimaze igihe kinini ugomba kwivuza. Rero ni wowe ugomba gufata ubuzima bwawe ukabufata mu buryo buri serious, ukivuza hakiri kare. Tunakwibutsa uko wivuza hakiri kare ni nabwo kukuvura biba byoroshye. Ariko iyo utegereje imyaka myinshi ngo nibwo uzajya kwivuza, ngo biriya n'ubundi ngenda ashaje, nta mpamvu yo kubyivuza. Uko utinda kwivuza niko no kugira uzakira bigorana. Rero ugomba kwivuza hakiri kare. Ariko nanone ugomba kubyitaho cyane igihe ubona ibingibi biri kwiyongera, bya bimenyetso byose navuze, hakiyongeraho kumva uhora ufite umunaniro, cyangwa ukabona ibiro byawe biri guhungabana, ibiro byawe biriyongera, ukabyibuha, cyangwa ukagenda unanuka. Tangira ufate ubuzima bwawe mu buryo buri seri. Kuko uko wirengagiza ibyo bimenyetso ukabisuzugura ntubiha agaciro, umubiri wo ntabwo utegereza, indwara yo ikomeza gukura. Kandi menya
kumenya umubiri wawe ukivuza kare nibwo